sibyo mbabarira warababaye barakwisha uri muzima bagushyingura uri muzima ariko nyine nyuma y'ibi hari ibindi bihe pe kandi ndakubwiza ukuri wabayeho nabi nyine ufite inzu wari ufite aho uba bagusohora mu nzu ufite aho uba ihangane n'ukuri kandi ntibikutere ikibazo gikomeye sibyo mbabarira kugira ngo tubone uko tuganira nibyo byaba byiza kagahinda ntabwo kazakomeza kukwica ngo kaguherane bigeze aho ngaho sibyo ujye mama Teta ndabizi ntago agahanga kawe nyine kabaye iriba ry'amarira nibancira urubanza cyangwa bantuke ngo banyange muri komanteri bambabure nibantuke nukuri barekera niyo nzisomye mu bintu ni stress zibamo. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese nongeye kubasuhuza ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment ndetse n'abandi mugenda mufasha bagiye batandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi ndi kumwe na Vicky ndetse na Teta kugira ngo mumaze kubamenya twaganiriye ubushize na mama we ndetse n'umwana turaganira ukwe kugira ngo mwumvise ibibazo cyangwa se ubuzima babayemo uyu munsi rero twongeye kuganira nabo nk'ibisanzwe gusa impinduka irimo tuguhaye ikaze ratambaze muheri kazi murakoze cyane se ndakwita Vicky ndakwita mama Teta sibyo tuvuge mama Teta ubwo Vicky ntabwo bigikunze kuko twamenye ko uri umubyeyi ubu ngubu ni mama Teta hanyuma si mama Teta tuguhaye ikaze nawe murakoze cyane umeze uteze ndashima Imana n'abantu bake mbona ufite umubebe kandi buri gihe uhora untungura shake by'umwana w'imbaza ko ni birebire pe ndamufite nyine nk'uko bireba nabyo nubishaka tuzabivugaho n'uwanjye atubwiye ko ufite umwana umwe Teta ntabwo tugenda ugira udushya ntabwo nyine uriya munsi ufite n'umwana mutoya mfite n'umwana muto kutabitubwiye ejo bundi se kandi wari ugiye kutubwira ubuzima bwawe nyine bwahise kutatubwiye ko ufite n'umubebe ntabwo ibintu byose wahita ubivuga ariko nyine uko bireba ni uku nguku mfite umwana w'umuhungu ungana utyo nyine nk'uko wabirebye w'amezi 6 muto nyine muri make afite amezi 6 ni muto nyine byumva uko mbikubwiye nawe uramwirebera ko karadutunguye mbese ngewe namaze kubona ko wowe buri gihe ko zaduhura kazajya budufitiye akantu gashyashya inkuru yanjye ni long story ni inkuru yanjye navuga ngo abantu basenga najyaga numva bavuga ngo
ngo inkuru ya Yesu cyangwa y'Imana ngo ni ya ni ikintu kitarangira. Inkuru yanjye rero nayo ni ya waguma uvuga ngo ya mbese ukagenda nurangiza. nifuza ko kubona wicaranye n'umukobwa wawe rero inkumi yawe rwose imfura yawe imfura yanjye twacanye mu buzima bugoye. wumva umeze gute kuba ufite umwana ungana gutya wabyaye w'umukobwa ungana gutya? mu bigaragara uri mukuru ariko ntabwo uri mukuru ku buryo ufite umwana ungana gutya. muri make ikintu navuga nuko ndashima Imana n'abantu bake batajya bantera amabuye mu buzima bwanjye bwa buri munsi mbamo. Ntabwo nyine mu buzima habura abantu babwira umuntu nabi, ariko ndashima Imana n'abantu bake byibura bajya inyuma y'inkuru yanjye ntibantera amabuye, kuko isi baravuga ngo ntisakaye. Umuntu wese imvura yamunyagira igihe akiri kuri ino si. Inkuru y'uburyo nabyaye n'umwana ni inkuru ndende. uyu niwe navuga ngo ni musaza wa Teta. ni musaza wa Teta mutoya. Yego. Hanyuma ubushize Teta twaraganiriye atubwira nawe ibyo yaciyemo mwacanyemo nyine ndetse n'urugendo rwe rwo kwiga rutari rworoshye. Ubwo rero twarabiganiriye nawe atubwira uko byaje. Mbega umwana munini we, ufite umwana munini mbega ibiguru ni ikibonke pe. Ubwo rero ni ukubera Imana ke. Navuze ati twongere tuganire kumwe na Teta kuko hari abantu batagira ngo wenda Teta si uwawe ariko Teta ni uwawe ndetse ufite n'undi muto. Hanyuma ubushize kubera agahinda kenshi wari ufite n'amarira n'ibibazo wari wifitiye byo kugusubiza inyuma mu byabaye, ntabwo nabashije kukubaza mumfashe. Reka Teta mumfashe nta kibazo. Muhoze ni munene shani shake. Oya mbabarira uyu munsi ntiturire. Ihangane pe. Yesu nukuri mbabarira wibyegereza umutima ndabizi urababara ariko ihangane nukuri. Nukuri amarira azagushiramo nukuri ihangane. Uziko nanubu utariyakira. Babarira wirira pe. Mbabarira uyu munsi dukora ikiganiro twirengagiza ibyahahise byose. Twe no kubiha n'umwanya. Warababaye pe. Akiri bigoma biri gutaka. Warababaye mu buryo bugaragara. Ariko bazi jya wihangana wikomeze. Nyuma y'ibi hari ubundi buzima. Sibyo? Mbabarira. Warababaye barakwishura muzima bagushyingura uri muzima ariko nyine nyuma y'ibi hari ibindi bihe pe kandi ndakubwiza ukuri. Wabayeho nabi nyine ufite inzu wari ufite aho uba bagusohora mu nzu ufite aho uba. Ihangane n'ukuri kandi ntibikutere ikibazo gikomeye sibyo? Mbabarira kugira ngo tubone uko tuganira nibyo byaba byiza. Kagahinda ntabwo kazakomeza kukwica ngo kaguherane bigezeho ngaho sibyo? Ujye mama Teta ushaka kuhaguruka umuhoze hariya hanze nacyo ushaka kuhaguruka ari kumureba. Mwana yanjye mbabarira uyu munsi dukora ikiganiro basi utarira utababaye pe. Ufite agahinda biragaragara ariko igihe kimwe kazashira. Nukuri nagira ngo rongo usabe wihangane nukuri uceceke. Turarira ariko nyine bikarangira, turarira bigashira. Rero mbabarira wihangane uyu munsi dukora ikiganiro ukomeye kandi ufite n'umwana uguhoza amarira. Ufite umukobwa mukuru wabyaye wakuye muri ibyo bikomere. Ugomba kujya ureba ukavuga ati byibura basi narababaye ariko mfite umwana nanjye uzanyibagiza. Ubushize Teta twaraganiriye arambwira ati nuko nagize ikibazo cyuko nabuze diplome kubera nyine kubura amafaranga yo kuyigomboza ariko nanjye ndifuza gutunga mama.
sibyo ati mama ararushye nawe arabizi kurushye kunaniwe ndifuza gutunga mama nawe akaruhuka yarandeze mu bihe bikomeye ariko nanjye ndifuza gutunga mama rero nawe aragutekereza muri ibyo bibazo byose wanyuzemo muri ibyo bikomere nawe arakwibuka ko wabikoze kandi ugira ngo abeho rero ako kantu ujye ugatekereza nureba tete uvuga uti nakuyemo nanjye umwana muri bya bikomere byose nagize hanyuma ubyirengagiza ahubwo urebe ngo teta nawe kugira ngo nawe agire ikintu yigezaho nawe agire icyo akugezaho byagenda gute nibwo ko gahinda kazashira uzakamarwa na teta nta wundi muntu wakakumara rwose hari ikindi kintu wumva cyakumara agahinda ufite ku mutima hangane n'ukuri mbere na mbere nyine kambanzi saba imbabazi abakunzi ba Keza TV show I'm so sorry banyihanganire amarangamutima y'ibyanjye bayandenze ntumbaze ko uriya mwana ntubishaka cyangwa n'abakunzi bacu ntibabishaka bazambaza ko umwana yaje nabyo tuzabigeraho ariko tuzabigeraho ibintu byose nge nta kintu nzongera kukubaza ko byose turi kuganira ugira agahinda kenshi ukarira gusa nyine amarangamutima y'ibyanjye bayandenze kera ubwo mperuka mu ishuri akajambo k'icyongereza nzi karavuga ngo I will never give up nkiga ko bivuga ngo sinzamanika amaboko n'ubu ndacyagira ngo byibura teta imana nimfasha diplome ikava ahantu iri none babona akazi ahantu bakamuga ngo nayizane wapi nabuze amafaranga yo kwishyura 330 byibura ngo nivayo nawe abashe kwigurira amavuta wa mugani ananduhure nawe akuruhure bye yarabimbwiye numva umwana afite umutima ahubwo nyine nuko amafaranga y'ubukode abana nyine nk'uko babonye teta amaze kuba umukobwa w'inkumi hari igihe abona abandi bana biganye ku ma social media za Facebook akaza kunyeka ngo mama ngusuko uyu mwana twiganaga kuri Saint Andre mama uyu mwana uzi ko twarangizanye Saint Francis mama nibuka ko nta wundi muntu nyine abibwira ngo amfashe ari wowe nyine nawe nta nundi wabwira ngo agufashe nyine nibyo byonyine birenga ubwenge bwanjye birumvikana pe ngize amahirwe diplome ikava hariya kandi nzashima imana pfukamye imbere nk'uko imana yari yatumye agirirwa ubuntu bwo kugira ngo abantu bamwishyurira agakora bakabona azi ubwenge imana yakoze biriya kenda yizeye pe izakora n'ibindi imbabarire ndayisabye izakure na diplome ku ishuri kuri Saint Francis nukuri izahete tabyibura nawe agerageza amahirwe abona akazi ariko yagerageje ndakumubwira njye mba nivuga ngo I will try ndakomeza kugerageza amahirwe numva si iby'ukuntu nabyaye bizaba ari birebire nabyo nzakubaza kuko ndacyagira ngo ndebe ko byibura diplome ya teta izava hano babarira reka nanjye mvuge ngo I will try reka ngerageze guceceka babarira wihangane reka mbyihangemo babarira gerageza utuze nukuri abantu bankurikiye bambabarire ntabwo ndabizi ntabwo agahanga kawe nyine kabaye iriba ry'amarira nibancira urubanza cyangwa bantuke ngo banyange muri komanteri bambabare nibantuke nukuri barekera niyo nzisomye mu bintu ni stress zibamo basi nibantuke bambabarire ko ndabizi
abantu benshi ntabwo bagenzwa n'akamwe harimo njye numva ngo na Yesu baramututse ngo n'umwana ngo wo mu bakene ngo kwa Yozefu ngo yahoranaga mu ikanzu imwe abandi babwiye Hana ndi kubwira abakijijwe bareba Keza TV show Hana n'ubutumwa n'ubundi navuga no kuri Keza TV show umugore witwa Hana yari yarabuze umwana umunsi umwe mukeba witwaga Penina ngo abonye ari kurira abakoresha bikoro ngo baravuga ngo ko wa mugore uzageza hehe isindwe rya hari abantu babona umuntu ari kurira bakavuga ngo yasi ijwi nonongeye ryanjye ku bantu banzi ndi umwana bankurikiye nanabavuze mu kigano n'ibigo nizeho iri nijwi ryanjye kuva kera kandi batanirengagije hari abagore benshi b'ibyamamare tuvuga kimwe ntavugira ijwi rega ntago ari ikibazo none se ijwi kugira ko atari ijwi ni iryanjye iri nijwi ryanjye kuva mu bwana bwanjye abantu bose banzi nuko mvuga ke kandi sinaribe nuko nyine abantu utaneza abantu bose ariko ikibazo ntago reka nihangane ngerageze nceceke abiri try kangerageze nkomere nubwo bitoroshye imyaka ishize ni myinshi kandi uracyariho imyaka ishize ni myinshi kandi uracyamurera umukobwa wawe nibantera amabuye na musaza we nibantera amabuye reka ndihanganye pe nongere mbabwiye ngo abantu bakunda kuntuka kuri social media ngo ndagakecuru gashaje Imana ibaye umutima wanjye ke nubwo bagera nkaho ndi jewe narakomeretse nkomereka imbere n'inyuma ke ayuri try nuri kundeba nsengere nkomere pe ke kansaba Imana inkomeze ayuri try cyangwa reka mvuge ngo komeza we ntucike reka mvuge ngo reka mbe be stronger woman reka ndebe ko muri iyi minota basi mike mfite naba be stronger woman nakomeze kuko ntago uzajya uhora reka ngerageze kuko naba nungubuke iyo ndi kumwe nawe njye muri ako gashamburete tubamo nkagiye inyuma nkarira njyenyine kugira ngo abana batambona byibura iyo nkubonye basha kurira bigasohoka kuviramo imbere abantu birwa abantu kakereka babaye nkanya hakoreka mbe be stronger woman reka ngerageze kurira biraruhura mu mutima uraruhuka ntago ari kimwe ngiye kugerageza ke numbaza ibibazo bikomeye kuko mba numva ngiye gusara umbaza ibintu byoroshye pe abantu mpaye promesse la promesse c'est une dette sezerano ni ideni bakunzi ba Keza TV show ndabwiye ngo I will try reka ngerageze mbe be strong woman kangerageze pe ibyo uri bumbaze kangerageze ihangane ugerageze ukomere ihangane wakire nyine ibyabaye byarabaye byararangiye dutangire ubuzima bushya nagerageza nushaka umbaze ndakeka Imana yampa imbaraga kandi yazimpaye imbaraga ugomba kuzambara kubera ko turacyari mu isi kandi iyo turi mu isi iteka ibitubabaza byo biba byinshi rero turasabwa kugira umutima ukomeye kugira ngo tubirwanye ke nakomeye nushaka mbaza Imana inkomeze igukomeze kandi agahanga kanjye kabaye iriba kabaye isoko y'amarira Imana n'inkozi isoni imbere y'iyi kamera ngo nongere kurira ke nukuri mbabarira pe kuri kamera abantu benshi bacira imanza abantu batazi mu mitima yabo kuntu twege twakomeretse imbere n'inyuma ke nditeguye gahangane ukomere umwana ntuza teta yamutwaye ari kumuhoza tuganire noneho tumeze neza urakomeye uri tayari okay nagira ngo utubwire mu buzima ubushize kubera ko nyine wari ubabaye wari ufite warakomeretse nyine ku byo twari turi kuganira wari ufite agahinda nabwo sinabasha kukubaza mu buzima busanzwe nta kazi ugira ukora iki mbese mubayeho gute n'abana ubwo abana ni babiri ubwo kuko twabonye ufite n'uwa kabiri mubayeho gute mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe muri iyi minsi hari umuntu wambonye nari nitambukiye ahantu bari gukina ibintu by'amafilm
ambonye abona ngo nabamo umwactrice yego cyangwa se umukinnyi yari umudirector n'umukameramani barambona barampamagara hari role bambonagamo nyine ubwo hako mbanza kwanga ndavuga ni ibintu bya social media byo mu Rwanda noneho ndabanza ndanga ndabana nta mpano mfite hako naje kwisangamo impano pe yego mu buzima busanzwe muri iyi minsi iyo mbonye ikiraka cyo kujya gukina filme cyangwa se théâtre abakameramani bankoresheje bansanzemo iyo mpano iyo mbona njya gukina théâtre nkina ibintu byo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina kurwanya ruswa n'akarengane mbese ndi umukinnyi w'amafilme n'amathéâtre niho iyo nagiriye ubuntu bw'ikiraka ahantu runaka niyo nkura ibirayi mbwira abantu bandeba ko rwose ubu ndi umwacteur mwiza bazama akazi kandi mu byo ushoboye kandi ntago ari ugushinyagura ashoboye no kurira wari uzi ko hari umukinnyi wabwira ngo rira ntarire yego ndabishoboye amarira uri kurira ntago ari uko ari ayo kwagitinga nyine kubera ko wababaye cyane bihita biza ku bantu bankurikiye bari kureba Keza TV show maze kumenya cut maze kumenya action byose ubu ndi umukinnyi w'imena ubu rero nibyo bintu biri kumpesha n'aka gasura mfite niho nkura ibirayi urumva ko iyo katabonetse ako karaka iyo katabonetse byo n'abana banjye turiryamira tugategereza umujyaneza nk'umuntu wari unzi nyine kera ngifite umugabo cyagiye meze neza afite abantu bajyaga baza gufura iwanjye afite abantu babaye abakozi banjye urumva mu myaka 8 namaze mu rugo hari abana nagiriye neza bajya bavuga ati reka tujye kureba mukecuru mama mfite n'abaturanyi yewe reka sinigeze ngira nabikubwiye abantu twaturanye national baranzi baravuze bati harawonjya kubona nkabona banzaniye ibishyimbo ibirayi ibijumba abana biganye na teta teta twenda abona hari abaza bakavuga ati teta yo bakamuzanira imyenda nubwo umwenda waba warambawe nubwo udukweto twaba twarambawe hari abantu basuka bakavuga bati teta je imisatsi nemeye kuyogosha ke nabonye nazijya mbona amafaranga yo kwisukisha muri commentaire z'ubushize abantu banutse ngo mfite ngo ibishatsi ngo nk'ibyashitani oya imisatsi ngiye nabonye nabona amafaranga yo kwisukisha ke ndabikunda umugore mwiza muri Bibiliya baravuze ngo nururabo nako je nabonye nibwo bwiza bw'umusatsi nibwo umushatsi nibwo bwiza bw'umugore ariko ke ngiye nabonye nazajya mbona amafaranga niyo mpamvu nahisemo kugira imishatsi gutya ntabwo ari imishatsi y'ubura nuko jijisha ke n'ubushake bwawe kandi ntabwo ari mibi ntabwo ari mibi uko nakaraze ntabwo nabonye nabona amafaranga kujya muri salo ngo nisukishe na teta kandi ibyo subyanze simbyanze pe ukuntu nkunda makeup nawe reba ko nshaje ndi n'umukene byibura nkaba nyifite akagasura ke none ngaho nguko rero mu buzima busanzwe ke nta kazi gafatika mfite pe umuntu yigeze kumpa igishoro cyo gucuruza imyenda baza gupfumura akantu nakoreragamo baranyiba ubu ndi hasi nirirwa mu rugo turya nyine ari uko Imana yabishatse urumva rero haramutse habonetse kandi ko kinyongera ya teta aramutse abonye nawe akazi kakunganira nawe ako kawe yego teta akunda akazi ahantu yakoreye stage ku bantu bagiye muri Olympique ya Kimironko niyo teta yakoreye stage banahageze babaza manager witwa Sam batumwana witwa teta yakoreye stage hano niyo mpamvu ibi ngibi navuze ngo ni true story ni inkuru ya nyayo hari umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu arabeshya teta yakoreye stage yatinye kujya yatese n'injyayo naraje ndi muri stage bakanyaka diplome mama ndabigenza umuntu uzi muri Olympique ya Kimironko rwose anahageze naho akabaza yasanga teta yarakoreye stage afite amanota meza hako teta nawe
kugira na depoza nta diplome sha ke biratugoye sinkubeshye. Hari ubwo ikintu kinera agahinda cyane navuze ngo Imana iba ize gutuma mba woman, stronger woman, ize kubingira umugore w'umunyembaraga muri aka kanya. Tetajya kuri social media yabona abana biganye bisukishije, yareba ku nzara yabona bambaye imyenda, we yatekereza ko nta mukenda nta rukweto kunasa. Hari igihe yigunga ke nanjye nkabibona. Imana nitume nza kongera kurira hano pe. Utwo tuntu twiza kuko hari abashinyaguze bahora babona umuntu arira ngo ari gusaba. Imana nize gutuma nongera gushora amarira yanjye. Teta abona ibyifuza by'abandi bana biganye nk'umwana w'umukobwa, akanga kubinyereka ko nta undi bubikure, ariko nkabibona nk'umubyeyi ko yabonye abandi bana basa neza, ariko we nawe akabura aho ahera binyaka kuko abona naho nabihera. Shake maze kunanirwa wumve ngo amutare. Teta akiri kigoma muhega mushyire mu mugongo reko cece. Nk'ubu mwana yandwaranye, yandwaranye ke ucuri yarwaye, muhereza bamushyize mu mugongo. Nk'ubu mwana ararwaye ke mitiwe mfite yanjye na teta, ariko na mitiwere y'uyu mwana mfite. Iyi ni inkuru ya nyayo. 3,000 sugo nibyo byabuze. Nibyo byabuze ke ubu subukode bwosha. Yewe nishyura ku itariki 22 ibyo nkubwiye, nishyura revende. Ubu ngubu ngiye kuzuza ukundi kwezi, ukundi nako nakuvuyemo nta kundi ke. Ni karibu pe, ni karibu. Nuye ni Nyamirambo kurya nyuma kuri Rubavu kibyo. Nuye ni Nyamirambo kuri Rubavu, uzaje upfa kutazanseka aho nakubwiye ko mba muri chambre. Ukwezi kurangiye nishyura ku itariki 22, none ngiye kwinjira mu kundi 3 nabyo mfite nyine. Ngiye na teta dufite mitiyo ari ku mwana nayo yarwaye. Ni ugomba no kuyigera mwe mwashaka mukayibura. Shake jewe ndakubwiye ngo ngiye kuzuza ukwezi kwa kabiri ndi kukwinjiramo. Jewe nta n'ibintu byinshi numva nshaka kukubaza kuko warize bihagije, sinshaka kongera kugutera kandi gahenda no kukubaza. Ubu kugira ngo uyu mwana muhibere arakurura, yabura icyo afite utwinyo tubi, yabura icyo abonamo, niko kurira nyine wamubonanye. Wajya unywa ibikoma se? None se ibikoma ke uvuga abatarabona ibikoma se byosha. Mama Teta reka dusoze ikiganiro. Uko umuntu mbonye nakubwiye ngo ke nutume nongera kuri umuntu mbonye yagira none si ibikoma ke nushaka mfata ku mabere. Aya ni amabere y'umuntu wonsa koko ke nta mitiweri ya mwana afite pe. Uriya mwana ararira nanjye nkarira. Teta mere mumereze nkwereke amuhetse. Akira basi ubwo bushobozi baye mfite ngewe. Wagura igikoma, ifu y'igikoma mukanywa, sinzi aka kanya nibwo bushobozi. Ke urakoze. Ubwo bushobozi mfite bw'ibindi kadutegereza icyo Imana izakora. Nta n'ibintu byinshi nkubaza. Kadusoreza hano ikiganiro. Umuntu afite ibibazo byinshi ntabwo wakomeza kubaza umuntu ibibazo amerewe gutya. Reka dusoreza hano, tuzabasura mu rugo tunabasure turebe ko byifashe. Basura mu kiganiro cy'ubutaha.